ndagira ngo ubwire ibintu bitatu Imana igiye gukora muri iyi minsi. Ubu uri pastor ubyumva, Imana igiye kurankinga. Abantu baravuga ngo ibyo byo mureke, Imana igiye kurankinga abasenga by'ukuri n'abadasenga by'ukuri. Imana igiye gukubura mu yandi magambo. Igiye gukubura kandi bishingwa izabiyori bite mu kimoteri. Ikindi cya kabiri, Imana igiye kugirira neza abantu b'Imana, abantu bahamagawe mu bitondere. Zaburi ya mbere. Akuramukije mu izina rya Yesu, reka mwifurize igitondo cyiza kandi igitondo cy'umugisha ku buzima bwawe. Mwifurize umunsi mwiza kandi nanone ijoro rihire bitewe n'igihe wumviye igitondo cy'umugisha. Nitwa Pasiteri Emmanuel Imanishimwe, ndi umwana w'Imana, ibyo bijya binezeza. Prince, ndi umwami mu bwami bw'Imana, ndetse ndi n'igikomangoma mu bwami bw'Imana. Imana yo mu ijuru ikumera umugisha. Ndagushimiye rero wowe tubana uko bwije n'uko bukeye, wowe udusengera ukadusabira inkomezi n'imbaraga ku Mana, kandi nawe umuyoboro wo kugira ngo ubwoko bw'Imana bwumve ijambo ry'Imana. Imana nikumera umugisha, Imana ihindura amateka y'ubuzima bwawe, kandi ukora ibintu byiza. Bibiliya avuga ngo wahinduriye abantu benshi kugukiranuka, azaka nk'inyenyeri yo mu ruturuturu. Nukuri hari abantu bataramenya Yesu, hari n'abandi bakeneye ihumure riturutse mu ijambo ry'Imana. Ni ngewe nawe ngo duhinduke abambasaderi beza ba Kristo. Mwuka wera agende yikorera akazi. Hari abakobwa bataramenya Yesu, hari abasore bataramenya Yesu, hari abagabo ndetse n'abapapa bataramenya Yesu. Ariko nge nawe iyo tubaye abambasaderi beza, tugashyira mu bikorwa misiyo ya Yesu, nicyo kintu Yesu yabwiye abantu. Harababwira ngo mugende mubwiriza abantu ubutumwa bwiza. Haleluya. Mubabwire bihana ibyaha byabo kandi mubabatize mu izina rya Yesu. Uzizera ngo muzamubatize, ngo utazizera muzamwihorere, azacirwa urubanza ku munsi w'imperuka. Imana rero yo mu ijuru nikugirire neza. Nimba utarakira Kristo n'umwami n'umukiza, hari n'ikindi kintu gitangaje, umuntu akavuga yuko afite Yesu muri we nyamara atahari. Umuntu akitirirwa Kristo nyamara atamurimo. Ni igihe rero cyo kwisuzuma, kuko Imana ije gutandukanya itandukaniro neza hagati y'abasenga Imana nyakuri n'abatayisenga. Buri gihe abantu turabivuga, abahishurirwa bakabivuga bati ni ryaterabwoba ry'abarokora. Ariko birababaje kuba wihisha mu nzu y'Imana ukigira umuntu usenga. Hari n'ibintu rwose bene data bavandimwe, ndetse abapasitoro n'abavugabutumwa n'abaprofete, bibabaje. Umuntu ugasanga yishakira icyubahiro cyo mu izina gusa ngo abone tayito, ariko uruhimbi rw'Uwiteka Imana yemeye ko abona n'iryo zina narwuba. Akaba pasiteri asambana, akaba umuhanuzi asambana, akaba umuririmbyi asambana, akora ibiteye isoni. N'abantu rero bazi ko gusambana ari icyaha kiri hejuru. Yesu aravuga ngo nurebye ngo ababikoze. Ariko si n'ibyo byonyine, uri umunyamatiku, uri umunyeshyari, nta muntu wifuza ko yatera imbere. Bene data, nuko tubivuga abantu bakavuga ngo ni biki bindi, uriya ari mu biki. Ariko birababaje, mu byitegereze neza, aho pasiteri, aho umuhanuzi ahanurira umukobwa ngo mbonye ukora ubukwe, akanya gatoya aporofisi agatangira kumukorakora ngo erega, kandi afite n'umugore. Ibintu byose murabizi kandi abantu barabizi n'abantu batabizi. Ariko bene data, Bibiliya avuga ngo urufatiro rw'Uwiteka Imana ruracyahagaze, ngo ruri wiki ikimenyetso ngo Uwiteka azabe, ngo nuko umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka ave mu bidatungana. Ngo kuko mu nzu y'inyumba njya nshima Imana yuko Imana yabimenye guhera kera kose, harimo ibikoresho byinshi. Ngo bimwe ngo babikoresha ngo iby'isoni, ibindi bakabikoresha iby'icyubahiro, ngo iby'ibiti, iby'izahabu n'iby'ibumba. Uri igikoresho mu nzu y'Imana. Ngo harimo ibyo bakoresha iby'isoni, ugasanga nyine ubaye mu nzu y'Imana uritorosho pe, ushinzwe gusenya umurimo w'Imana n'amakora. Ariko hari ibintu tugomba guhindura.
uzi impamvu tutagomba gutuma tubyemerera? nibyo satani yinjiriramo n'abamukorera bagasenya ubwami bw'Imana kugira ngo bwunguke. Nababwiye ngo nta yindi misiyo Yesu yadusigiye niyo kwamamaza ubwami bw'Imana, niyo kubwiriza abantu ubutumwa bwiza. Ngenda nabwiye n'abantu ushobora no kwitwara neza ntunavuge, n'umuntu yakureba agahinduka. Yesu atugirire neza cyane kandi adushoboze. Imana yo mwijuru ishimwe. Ari ibintu tugomba guhindura. Abantu b'icyubahiro ugasanga umuntu nyine ngo ni bishop, na apotre, ni pasiteri ku izina gusa pe, ku izina nta n'ikindi. Biterwa n'iki? Umuntu niyevaro, abantu nibacyuyubaha. Reka mubwire, iyo wiyubaha unubaha Imana, wubaha uwakuremye akakurema mu shusho ye, agukunza, akaguha icyubahiro, akanaguha ubutware, akakubwira ngo tegeka ibintu byose, akabona utabishoboye noneho agatanga umwana wayo Yesu Kristo, umwami Yesu akunda. Imana y'ubwayo ikemera kuza mu ishusho y'umuntu. Abafarisayo baramubaza ngo mbese data ameze gute? Yesu arababwira ngo umbonye ababonye data, ubutatu butagatifu bw'Imana. Ariko Mana we, Imana ikugirire neza kandi Imana itubabarire cyane. Yesu ashimwe. Abantu duhinduke kandi duhindurira abantu benshi kugukiranuka. Jya nibaza impamvu abantu bamenyera Imana. Kandi muri kenze mbabwire, hari ikintu nahishuriwe mu mugoroba narindimo. Umuntu wese ukora iby'Imana ishaka. Petero yarahanuye ageze kwa Koroneliyo, inkuru iri mu Byakozwe n'Intumwa igice cy'10. Ngo menye neza ko Imana itarobanura ku butoni, ngo ahubwo mu mahanga yose umuntu yubaha agakora ibyo gukiranuka, Imana iramwemera. Amen. Uyu munsi umupasiteri barashaka kumenyekana, bakajya gukoresha imyuka y'abarangi ngo babemere. Kanze babwire, Satani ahemba nabi, azagukoza isoni. Nta muntu ujya uvukana na Satani, n'uwo bavukana mu kubitisa akabwana. Imana yo mwijuru itugirire neza. Nta muntu ujya ugirana imishyikirano na Satani. Baragushuka, isi irashirana no kwifuza kwa. Urashaka hiti, ko muri Yesu harimo hiti, ko muri Yesu harimo byose. Muri Yesu Imana yo mwijuru ishimwe. Ndagira ngo ubwe wowe utarakira Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, nawe udakora ibyo Kristo ashima. Reka ze babwire, abantu bajya bafatira ijambo, nanjye ndabyemera pe, kw'Imana ari umukozi w'umuhanga kandi kw'Imana ari umutunzi w'imbabazi. Ariko Bibiliya iravuga ngo kuko ukora icyaha atari uw'Imana n'uwande n'uwa Satani. Ngo ndajya gusambana ngo ndaza Imana ijya imbabare. Reka nze babwire, Bibiliya iravuga ngo nzabakina ku mubyimba, ngo ibyo mwatinyaga bibagezeho. Imana itugirire neza. Ugasanga umuntu nakiri ngo Imana ni inyembabazi, bimeze urabitoba ukabitobanga. Imana yishe uzi abasikorarazi cyangwa abateoloji bari hejuru, abenshi byarabananiye kwinterpreta icyatumye uzapfa. Ariko hari ikintu gikomeye, uratereka Imana urajya kuramira Reka ahantu twe kuhatinda. Ariko shuti, birakwiye wowe wumva igitondo cy'umugisha, birakwiye kuhinduka muri kamere. Ndarababwiye ngo muri ibi by'Imana n'abagesera babamo, n'abatwa babamo, n'abahutu n'abatutsi babamo, turi umwe muri Kristo. Ugasanga umuntu yimitse ibintu by'amoko muri we. Twivugire ku bagesera. Imana yo mwijuru ishimwe. Ngo ngewe umugeserakazi, umusindikazi, bamudakurwa kwija. Mureke nzeba, dukwiye guhuza umutima n'Imana mu miryango yacu, aho tubaye, aho tugenda, ku buryo n'umuntu avuga ngo kweri uriya muntu ni umukristo, nubwo akeneye ni umukristo, nubwo akize ni umukristo. Ugahamya Imana ahantu hose uri kugenda. Mu bukumi bwawe ugahamya Imana. Amavuta yabuze ukemera ukagura avoka ukayisiga, ariko izina ry'Uwiteka Imana rigahabwa icyubahiro. Imana kuko Bibiliya iravuga ngo niyata umuntu w'intungane. N'ubuhanuzi Zofari na Burudadi bahanuriye Yobo, babona Yobo ari kwishimisha ikiryo, bo bakagira ngo bari kumushinyagurira, ariko bari kumuhanurira. Imana yo mwijuru ishimwe cyane kandi tugirire neza. Ndakwinginga kugira ngo ujye wihanganira ibibazo ndetse n'amakuba, kuko ibyo byose bijya bigira iherezo. Petero aratubariza ijambo, aravuga ngo data, kuvuze yuko kwinjira mu bwami bw'Imana bigoye. Twebwe twasize byose,
abana bacu, amato yacu, ubutwe bw'abagabo ntiduheruka abagore bacu, twaragukurikiye kandi twahoze tubona arafite gushidikanya kwinshi muri rugabire imwe n'ikanzu imwe. Mureke zababwiye Yesu najya ahinduka, najya ahindura uburyo yagendaga, najya ahindura umwambaro yambaraga, ahora yambaye umwambaro wo kugira neza, ahora yambaye inkweto y'ubutumwa bwiza. Yesu najya ahinduka atandukanye n'abantu. Umuntu yakubwira ngo azakugirira neza agahinduka, ariko Yesu umwambaro umubonamo w'icubahiro w'ubwiza nuwo nguwo ahora yambaye kugira ngo akugirire neza. Amen. Kandi wihanga urafata ukajya kwicira inzira ngo ugiye gusambana ngo byakomeye. Reka mbabwire, Imana igaburira inyoni zidahinga. Turabitangamo urugero ngo ni imigani yo muri Bibiliya. Iyo mvuga Imana ku ruhande rwanjye, ntabwo nyivuga ngo nayumvanye pastor wanyigishije muri Sunday school cyangwa mwarimu. Si nyivuga ngo mvuge ngo ni pastor ngo wansutseho amavuta yo kuba umushumba. No, mvuga Imana yayindi kura umuntu ku cyavu, uwarisuzugurwa ikamuha icyubahiro. Imana ifata imfubyi ikayirera, ikayikuza abantu barayitereranye. Haleluya. Ndumva mfashijwe n'ukuri kwiyera yamamagaye. Mureke nze Imana tuvuga, Imana tuvuga, Imana si ya yindi itanga kawunga, ni Imana yitwa Imana ishobora byose. Si ya yindi itanga umushinga ngo wigure umunyeshuri, koya siyo ngiyo. Ni ya Mana yitwa Imana ishobora byose, kuko n'imishinga hari ama ONG menshi araza agafasha abantu. Ni Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Ni Imana ikinga, ishobora gukinga ntihagire umuntu ukingura. Ni Imana ishobora guteza abantu bose bakakwanga ariko igasigara igukunda. Ni Imana idatsaza ngo yitwaza akabando. Umusore wayiringiye ntiyamukoze isoni, umumama wayiringiye ntiyamukoze isoni, umugabo wayiringiye ntiyamukoze isoni. Ariko uri mu kidini gusa no mu mategeko ya Mose udakurikiza. Data wa twese atugirire neza cyane kandi adufashe cyane. Uyu munsi ndifuza ngo tuganire amagambo y'Imana. Uwiteka duhire kandi uhire abantu bose batarakumenya, uture mu mitima yabo kandi ubababarire ibyaha byabo. Abatuye bumve kandi ubagirire imbabazi. Uwo byananiye kureka icyaha cyose, Mwami, guhera uyu munsi umuhe kuzibukira, wuzuze Mwuka Wera muri we, akorere muri we imirimo n'ibitangaza bikomeye cyane. Abantu bose nibamubona batangazwe n'uburyo yahindutse kandi agahindukira. Amen. Ndashaka kugira ngo tuganire amagambo Imana ishyize ku mutima wanjye. Amagambo y'ubuhanuzi ari mu gitabo cy'Itangiriro. Ndagira ngo tubanze tuyasome kandi ntuze gucika intege. Imana iraza kuguha umugisha mwinshi cyane. Amen. Biravuze ngo mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Isi yari itagira ishusho, hariho ubusa umwijima wari hejuru y'umuhengeri. Maze umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'amazi. Imana iravuga iti habeho umucyo, umucyo ubaho. Ndagira ngo ubwenge ngo akira umucyo w'Imana mu buzima bwawe. Nanone ndasubiramo, wakira umucyo w'Imana ku buzima bwawe, mu rugo rwawe, muri church uyoboye, muri ministry wifuza gukora. Wakira iki? Umucyo w'Imana mu izina rya Yesu. Amen. Narajya kuri iri jambo ry'Itangiriro dusomye mu gice cya mbere guhera ku murongo wa mbere kugeza ku wa gatatu. Ndagira ngo ubwire ibintu bitatu Imana igiye gukora muri iyi minsi. Imana igiye kugaragaza itandukaniro ry'abasenga by'ukuri n'abadasenga by'ukuri. Ubu uri pastor ubyumva, Imana igiye kurankinga. Abantu baravuga ngo ibyo byo mureke. Imana igiye kurankinga abasenga by'ukuri n'abadasenga by'ukuri. Imana igiye gukubura, mu yandi magambo igiye gukubura kandi bishingwe izabiyori bite mu kimoteri. Abizi neza ababyumva barabyumva. Ikindi cya kabiri,
Imana igiye kugirira neza abantu b'Imana, abantu bahamagawe mu bitondere. Nimba uri pastor ukaba warahamagawe, ntabwo nkubwira mu marangamutima. Imana impaye ubuhanuzi buri mu Itangiriro igice cya mbere. Ndakubwira ijambo ry'Imana kandi nyurwa no kuba umwana w'Imana. Ndakubwira ibyo data yambwiye kukubwira. Icya gatatu, Imana igiye kukugira uhiriwe mu maso y'abantu. Ubyitegereze. Nimba warasenze Imana, twajyaga turirimba muri Sunday school indirimbo ivuga ngo nimba waravomye ngo zigama ayo mazi yawe niyagiye kugutunga. Nari mvuze ngo Imana igiye kukugira umuntu udasanzwe mu maso y'abantu. Ubirikodinga ubyandika uvuge ngo hari pasitoro watumwe n'Imana ku buzima bwanjye. Haleluya. Bibiliya muri Yohana igice cya 9, Yesu asanga ngo hari umuntu wavutse ngo ahumye. Ni inkuru yatumye Yesu amenyekana mu bakarudaya ndetse n'abasadukayo. Abantu ngo bajyaga bemera ngo abigisha amategeko ya Mose, ngo abandi bakemera ngo umubatizo ndetse n'umuzuko, abandi bakemera umubatizo ariko umuzuko ugasanga ntibari kuwemera, ngo ariko amategeko ya Mose ngo bose bari bayahuriyeho, abasadukayo ndetse n'abafarisayo. Imana yo mwijire tugirire neza. Nanjye sinifuza kujya muri teoloji nyinshi, ahubwo ndashaka kujya mu buryo bw'umwuka buvanze na teoloji Imana ishaka kugira ngo wumve. Yesu abigishwa be baramubaza, tubwire, tuvuye muri Yohana 5, uratubwira ngo uriya yakoze cyane nayo mpamvu yatinze ku kidendezi. Haleluya. Hanyuma uyu ko tumuzi neza ko yavutse ari impumyi, tubwire ni karande se zimwe bavuga? Ndagira ngo ubwe ngo si karande, ahubwo kwari kugira ngo Imana ikwiheshereze w'icyubahiro. Semeni amen. Imana yo mwijira ishimwe cyane. Bibiliya ivuza amagambo, muri aya magambo ari muri Yohana igice cya 9, ngo Yesu akora ibintu bitatu. Aramubwira ngo icyambere, akakondo nkagushyize ku maso, akamushyiraho. Abantu benshi bajya batekereza ngo ubuse niyatokowe. Aho ngaho ntabwo nshaka kwatinda, koko birumvikana, ariko Yesu afite ukuntu abigenza bikemera, afite inzira azacamo. Wivuga ngo si wize, wivuga ngo nabakomeye bakuzi, wivuga ngo nta cyangombwa cy'itorero ufite, wirirwa ufite isoni zo guhamya kuri pasiteri kubera ko nta location ufite. Ariko mu maso y'abana b'abantu bari bazi ko bitakunda. You want to prophesy to your life. Imana igiye kugukorera ibikomeye pasitoro we, muvuga buto. Imana igiye gukora ibikomeye ku buzima bwawe. Yesu amubwira ngo noneho jya Sorowa, ndimo ndahanura. Kwari kugira ngo utavuga ngo namarangamutima yo kukubwira ngo icya gatatu Imana ikoze igiye kukugaragaza mu maso y'abantu nk'umuntu uhiriwe. Aha Sorowamu ntabwo impumyi n'ibirema byari byemeye kujyayo, ariko kubera ko Yesu yakoresheje itegeko. Nkubwire, Yesu agiye gukoresha itegeko, urinjira muri RGB baraguha icyangombwa pastor. Ndimo ndahanurira abapasitoro mu gitondo cy'umugisha. Imana ni data. Imanishimwe cyane. Umva, Imana igiye gukoresha itegeko. Wa mukobwa we, wa musore we, urinjira ahantu batemeraga ko wakinjira. Yewe bavugaga kuri w'imiziro bakakureba. Hari ibyo navuze, iyo navuze igihe ndakivumba, kakureba nyine indeshyo. N'imisaya n'ibindi no mu maso no ku mazuru bakakureba. Ariko Imana igiye gukoresha itegeko. Haleluya. Witeka Imana tugirire neza. Winjira ahantu, uyu musore wari warabenzwe. Bibiliya ntabwo ivuga ko yari yarashatse yinjira i Sorowa, yinjira muri Yerusalemu. Abati mwambonye ko Yesu yakoresheje itegeko. Bibiliya impamvu ivuga gutyo, Dawidi yari yaravumye avuga ngo haba impumyi cyangwa ibirema cyangwa ibimuga nta kizinjira muri Yerusalemu.
uwo muvumo ubakaranda aho ngaho. Ni nayo mpamvu nuriya wari waramugariye ku kidendezi cyitwa Petesayida yari umurwayi, uko byagenda kose yari ikimuga kuko ntiyashoboraga guhaguruka ngo yitereremo. Ni nayo mpamvu avuga ngo naburaga umuntu unereramo. Umuntu w'ikimuga yari kwavanza uko byagenda kose, ariko uyu nguyu yari afite ubuhumyi. Ariko Yesu ahageze arabikora, arangije avuga ngo genda, ngo ariyuhagira, ngo agaruka, ngo areba. Haleluya. Abantu bose babona ari kureba, abona afite viziyo. Ndagira ngo ubwire Satani yishe viziyo yawe ukivuka wisanga mu mateka mabi, ariko Imana yagira ngo ikwiyesherezeho icyubahiro. Ndagira ngo emera ko Yesu agukoze ku maso. Birashoboka, wikisuzugura, wikinenga, birashoboka. Wivuga ngo ni amashuri mfite, ngo igihe ndimo nicyo cyari. No, Yesu akoresheje itegeko. Tugiye mu Itangiriro igice cya mbere, ngo mbere na mbere Imana igiye kukurema kugira ngo ireme ubuzima bwawe, irabanza ikarema isi, iyo si ukazayibamo, ikabanza ikanakuremera ijuru, ikahabika ubugingo. Irema ijuru ikaribikamo ubugingo bwawe, ikarema isi ikatuza ubuzima bwawe uyu mubiri upfa. Haleluya. Imanishimwe cyane kandi tugirire Imana rero. Haleluya. Imana irabanza ikakuremera urugo, Imana irabanza ikakuremera akazi, ikakuremera ishuri. Reka dutange urugero ku rugo, n'umuntu wese naza kubyumva ahita abyumva. Kandi nanone Imana irabanza ikagutoranya ukaba umuvugabutumwa cyangwa ukaba umupasitori udafite icyangombwa, ukaba mu rugo rudafite isafuriya nziza cyangwa intebe nziza. Imanishimwe cyane kandi tugirire neza. Bibiliya iravuga ngo Imana irema ijuru n'isi. Haleluya. Ngo isi yari itagira ishusho. Mu by'ukuri ugasanga ibintu byawe byose nta shusho bifite. Caca Imana iri kukubwira ngo uri buyobore nta shusho ifite. Afiyanse Imana iri kuguha ngo mubane ugasanga nta shusho afite, nta kazi afite, ahakomoka ni mu bakene. Ariko Imana icyo nyikundira ntigihera ku bintu byinshi, ihera ku busa busa. Mbwira abantu bajya bifuza gutangirira ku bintu byinshi, ibyo ngibyo bijya birunduka. Kuko inzu wubatse iyo uzi ko idafite fondasiyo y'amabuye akomeye, iyo yubatse ikagera hagati ishobora kugwa. Uko byagenda kose muzareba abantu bose batangiriye ku bintu byinshi bararindimutse, ubu ngubu ntibazi n'uburyo batangira ukuntu bimeze. Reka twe gutinda aho ha. Imana ikuremera urugo rudafite ishusho, rurimo ubusa busa butarimo akazi. Imana ikakuremera ubuzima budafite ishusho, burimo ubusa busa butarimo amashuri. Ariko Imana kandi muri ubwo buzima bwose hakazamo umwijima, abarozi bakakurwanya, hakaza ibitero byinshi, hakaza uburwayi. Ariko muri ubwo buzima Imana irema budafite ishusho, ibifite uburyo izabigenza. Yarangiza Imana ikakugirira neza, igahindura amateka y'ubuzima bwawe. Haleluya. Ikarema caci ikakubwira ngo nzagukoresha mu buzima budafite ishusho. Yakuremeye isi irimo abantu bo kugira ngo uzakorane nabo kandi ubakoreremo. Ariko ibyo bintu ukabona kandi igafata n'ubugingo bwawe ikakubwira ngo mwana wanjye, ubugingo bwawe mbufite mu maboko yawe, nta kintu uzaba. Haleluya. Yesu ashimwe. Ngwisi nashu isi ugasanga ubuzima bwa nta shusho bufite, wirirwa uzerera, abantu barakubona nka mayibobo, ubuzima bukanga bukaba mu mwijima. Haleluya. Kandi Imana nayo ikagiza muri ubwo buzima bw'umwijima, ikakubwira ngo pasitoro we, ikakubwira ngo wa mukobwa we, ikakubwira wa musore we, nzakugirira neza, nzakubaka, nzaguha caci, nzaguha urugo rwiza, nzaguha akazi keza. Kandi ubuzima ukabubonamo umwijima, ukabonamo intambara. Ikakubwira ngo nkuremeye isi yo kukujyana hanze, wagera hanze ubuzima bukanga.
bagushyira muri groupe kugira ngo ujye wumva amasengesho, bakora igikorwa cyo kwitanga, bagategereza ko ari wowe uri butanga amadolari, kandi nawe uri mu isi iri mu busabusa. Imana ikakubwira ngo njyewe wakuzanye hano muri Amerika, njye wakuzanye ahangaha nzakugirira neza, ariko neza ukabona ubuzima bukomeje kwanga. Ariko uyu munsi ndashaka kugira ngo nsenge. I want to prophesy to our life. God is providing a good right in your life. Imana igiye kuzana umucyo mu buzima bwawe. Igiye gutuma rwa rugo rwawe yaguhaye rudafite ishusho, ya caci ryayerekwa, ya vision yaguhaye itari ifite ishusho. Imana ishyize mu mucyo, igushize ku karubanda. Ugiye kuvuga Imana yuzi kandi wamenye, Imana ikora imirimo n'ibitangaza, Imana igutandukanya n'imyuka mibi. Bibiliya iravuze ngo Imana iravuga iti habeho umucyo, umucyo ubaho. Rega ubwe ushobora kuba warashatse ingo nyinshi muri iyi si kaza mu mwijima, Imana ikakubwira ngo nyamara nzaguha amahirwe ya kabiri. Uyu munsi amahirwe ya kabiri azanye n'umucyo w'Imana. Genda wubake, genda ukore, rekukira ubwo burwayi, umucyo w'Uwiteka Imana ukumurikire mu izina rya Yesu. Nukuri mba numva navuga byinshi, ariko ikintu Imana igiye gukora, igiye gushyira umucyo ku buzima bwawe. Ndagushimiye Uwiteka kuri Imana ihambaye. Ndagushimiye data wa twese mwiza. Ndagushimiye ko ugiye gukorera abantu ibikomeye binyuze muri iri jambo ryawe, mu izina rya Yesu, amen. Nitwa Pastor Imanishimwe Emmanuel. Nukuri ndabakunda cyane abantu mwese mudukurikira, mukatwereka ko mudukurikiye. Imana ibahe umugisha. Wifuza gutera inkunga ibiganiro byacu cyangwa kutuganiriza ijambo ry'Imana rikagera kure, cyangwa ndakubwira abantu wanga gutera Imana, wanga gutera inkunga umurimo w'Imana n'abantu b'Imana, ukajya ahantu bakubeshye, bikazakubabaza, bikanakwangisha Imana, kandi Imana ikunda abayikunda, abayishakana umwete bakazayibona. Imana nikumera umugisha wo ubyumvishe. Dukeneye kwagura ministry. Imana iguha umugisha. Imana ikeneye abakozi. Iri tangazo ndaritanga amaswe n'umwuka w'Imana, nuzakorwaho telefone yacu turayitanga. Nta kindi n'ukwagura ubwami bw'Imana, so kugira ngo tuzarye twibagirwe ministry y'Imana. Hari abenshi bababaye, twafashisha ijambo ry'Imana tukabafatishisha ibifatika, tukubaka ubwami bw'Imana. Telefone ni 0784637678, guteranya 250 786363678. Ubutaha nzajya mbabwira ahantu dusengera, mujye mudusengera natwe cyangwa mudusura, ariko iyerekwa ryacu riri muri blessing cyangwa mu gitondo cy'umugisha. Imana ibaduhera umugisha, amen. Zaburi ya mbere.